burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Reka kwisetsa mon frère, icyo mfa nawe kwanza wowe ubundi zikize uretse nose n'ubwa mbere bafasha abantu nk'aba kandi mu gitondo bakagaruka uretse ariko mbaza nkubwire suko umujyana sajya akabati giye mu mbabare sinzongera kagaruka neza icyo saba ni kimwe baradufasha arabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge nibyo mbona nonaha sibyo ribi kwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence akaba atari bo ni gute no nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri aka gurupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo yes buretse gato ibi bintu bwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwitesha agati iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri wa leta nawe ni wibeshye wo mutabaruka none kugira ngo ubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga uti ubu ngubu ngewe mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga oya bigerageze nanone ngo bishyizemo ngo icupa nibyo ubonye ariko se tubishyikire na za karoti n'imyumbati n'iki tubishyikire ikibazo nuko tutayibona icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose n'ubu ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration. Ariko rero reka duspose yuko uyu muntu ibi bintu nta muntu muzima wabikora ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari under influence. Reka leta nukuva hari ibimukinamo reka leta imufashe mbere na mbere ibanze mujyane bamupime ibiyobyabwenge sinsabye kumufunga bamujyane mu igororero muri rehab hako no kumufunga bamufunga oya nibisha ubu ngubu ndabikubwiza ukuri ndarakaye ndetse cyane urarakara se bitanga oya hari ibyo tugomba gukora reka ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu bariho just mu buryo budafite kubaho gutyo tu gutyo tu so what ariko reka nkubwize ukuri ibi ngibi ni bya bintu uzabona baramufashe Dr Murangira agasha amaboko arimo gusobanura ukuntu byagenze ukuntu yafashwe n'itegeko rya muhana mu gitondo tukabona yigenda yari muri gahunda zisanzwe Dr Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze noneho uko biri kose kugeza no munsi ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu cyane cyane aba bana b'abakobwa barashize ege nibyo bicupa bijombagura nabyo ni ibiyobyabwenge ntabwo ushobora kwijomba icupa monami uzi ko kugira ngo wijombe icupa wajya gutega wenda bikagira inzira kandi ngo nabyo akifotora akabishyira habona kuko niba abantu babibonye nuko yabishyize hanze ariko seriously bugacya mu gitabo bati banshimuse ngo urubuga rwanjye barushimuse ibi rero nibategura itegeko no mu bihano birimo hakabamo guhana abantu kutazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe runaka kugira ngo iyo addiction nayo ubwayo bashiremo n'ibindi bitandukanye hanyuma ikindi kandi bazahindura amazina hanyuma ikindi bakoreshe kaga systeme k'ubufaransa ko niba ugiye gufungura imbuga nkoranyambaga shiraho indangamuntu yawe kugira ngo ubugoryi bwose uzakora abantu babumenye utayishyira bidafunguka ibi mushobora kubifata gutya ariko abatekereza sinzi icyo duhaze sinzi umurengwe dufite ariko aho turi mu kugana ni habi ndetse cyane kurushaho njye ntacyo bimbwiye maybe I will be gone kora mutabaruka nawe ndabona ibyo bihe bibi atazabibona ibi mu myaka nka 20 iri imbere ibyo turi kubona si ngubu ni byiza biteye isoni ariko it's now or never dutekereza uyu munsi turebe ibi ni ibintu biteye isoni uraza ukareba ugasanga abantu bose babaye ibihugu nuko bigenda bipfa abantu mubibona murebera none ukabona ariko nk'uyu munsi hagira abantu bafasha nk'abari mu nteko ishinga amategeko cyane cyane muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ngira ngo ndetse bijya oya seriously
dukwiriye kugira ikintu na kimwe nta kirazira abantu noneho kubera icyo kintu abantu baragiye bishyira hamwe mu bugoryi bwinshi ntawe ubavugaho na leta isa nk'aho ibatinya bakora umwanda wabo wose beintoxicatinga sosiyete ariko people they no n'igihe umuntu akubwira ngo ibyo by'umuco muvuga njye sinawubayeho none tugaruke ku kindi buretse gato uwo muco uri kuvuga w'u Rwanda njye sinawubayemo nabaye hanze niba arabaye hanze ariko ari mu Rwanda where the morality zigomba gutekinga place morals tugomba kuzuba sibyo hari umuntu uvuze ngo njye nababwiye ko generation y'ubu ngubu y'urubyiruko ko yarangiye nta muco kandi byose nicyo bita right but what is right